umvira iryo jwi akihana agahita asaba Imana imbabazi akavuga ati ubw'ibyaha biri kwitugatuga Mana mbabarira gukiranirwa mbabarira kujya kure ibyo ngibyo rwose byagombaga gukurwaho. Yego. Sawuli nyine arimo ararwana urwanyuma mbese arimo ararwana rwa rundi rwa ndanze. Ese uyu munsi Sawuli yakwihana bigakunda akaguma ku ngoma? Sawuli ntabwo yaguma ku ngoma. Byarangiye. Icyo yakora cyose. Ubundi nababwiye ko Sawuli yaciwe ku ngoma. Kandi ingoma ya Sawuli ibyayiranze twagiye tubivuga. Twarabivuze ingoma ya Sawuli byagiye biranga. Harimo kwirukana umwuka wera. Nta mutekano wigeze ubaho ku ngoma ya Sawuli burya. Ingoma ya Sawuli ntabwo iriho yige hageze habo umutekano. Hahoraga vurugu. Nibwo abahanuzi bagiye mu myobo. Nibwo abahanuzi benshi birukanse nyine bakurikira Dawidi bavuga ati turimo natwe turahigwa. Turahanura natwe tugahigwa. Rero byanze bikunze Dawidi we arimo arambara cyangwa se mu yandi magambo Imana imiratunganya kugira ngo Dawidi yinjire ku buyobozi bwe ayobore nkuko bikwiye kubera ko ntaga abantu bazahora mu myobo ntaga Abisiraheli bazahora badafite umunge. Byanze bikunze ubu ngubu Dawidi ubu ngubu rwose ari hafi cyane. Igihe cyo kwima kwa Dawidi kiri hafi. Igihe cyo kwima kwa Dawidi kiri hafi. Tuvuge ngo imirimo ngo mu gihe yagombaga kurimbura icyaha ahubwo yimika icyaha nyirizina. Mu gihe yagombaga kwirukana icyaha ubwo azana icyaha noneho nyirizina arakiza aragitereka ku ruhimba arakerekana ku mugaragaro bose yari yicaye nkuko nicaye ku ntebe. Kwicara biranga kwicara bimaze kwanga amanuka gatoya ashakisha uburyo yahumeka yageze hasi yamaze gupfa arwana n'umwuka mbona arwanye n'umwuka wa nyuma mbona birarangiye. Mbandagiye mbangeza ahantu hari abantu benshi cyane nka kwakunda abantu bicaramo nko mu kabyiniro cyangwa mu kabari bari kunezerwa ngiye kubona mbona kinjiyemo nabo mbona kirabafasha cyo nabonaga kifite uburyo kicamo buteye ubwoba. Rero ndi kuvuga ngo muri iyi minsi ndetse n'uyu munsi wa none inzara y'ijambo ry'Imana irahari kuko ubu ngubu kugira ngo uzabone umuntu ukubwira ijambo ry'Imana riva mu ndiba y'umutima wasenze ni bake. Abenshi bari kuvuga Imana babonye bavuye gusambana. Abenshi bari kuvuga Imana babonye bavuye kwiba. Ya yindi babwiye ngo Mana ngo dushyigikire ngo tugiye kwiba runaka ngo hanyuma rero ngo dushyigikire ngo biriya bintu bye tubinyage bikundi. Yarangiza akaza akakubwira ngo nabonye Imana ngo ejo bundi ngo natsindiye miliyoni. Yatsindiye miliyoni yisha umuntu. Ubwo ngo arimo aravuga Imana. N'ubundi hagezwe igihe cy'abantu banga Imana. Ariko Bibiliya yarambwiye ngo nimuyishakana umwete muzayibona. Nimuyishaka mukayishaka mubikunze muzayibona. Ariko kugira ngo muzayishake muyishakane umwete nuko muzaba mwamaze kumenya imirimo yayo itangaje yagiye ikora. Rero ntago abantu bari gushaka kugira ngo bumve imirimo itangaje Imana yakoze. Oya barimo barashaka ibintu byihuse kuko iby'Imana nababwiye mu gutangira ngo birya abantu barambije. Kandi abantu ntago bashaka kurambya ngo wowe urasigara inyuma uyu umuvuduko uriho ubundi umuvuduko uriho uri gusaba ko abantu bagendana nawo iri terambere gusaba ko abantu bagendana naryo. Niba usenga biragusaba kugira ngo ugendane n'umuvuduko w'iterambere ririho. Rero uko twavuze ko umuntu ashyira ibishyimbo kuri resho ku minota 30 bikaba birahiye ari gushaka ko niba asenze mu gitondo agasengera imodoka nimugoroba ya modoka iba yavuye Dubai ikaba yamugezeho kuko ari igihe cy'iki ari igihe cy'iterambere. Kandi ibintu by'Imana bigenda pole gake none rero akavuga ati ge sindi bukomeze gutegereza ahubwo reka nkwereke. Gukiranuka ni imibereho ni ubucuruzi bwunguka butagize gute budahomba. Ibyo kurya birimo imyambaro irimo ni muze dukiranuka. Nta gukiranuka rero kugira ngo uzagaragaze gukiranuka nuko uzahura n'ibintu bikugerageza ariko bikaba ngombwa ko ugira gute ko wihangana. Nta kindi kintu gishobora gutuma ntiwize kaminuza. Harya bya bintu bajya kwiga hanze babyita kudogitora babyita ngo kugira gute ngo kumetiriza. Bya bintu byitwa metirize. Aho ntiwize metirize ukabuzi ko wahashye ubwenge bwose bushoboka ariko ukibagirwa ikintu bita kubaha Uwiteka. Ubwo nibwo bwenge washigaje. Maze Imana ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka.
bivuze ngo umuntu uri mu byaha nubwo yaba yaragiye hariya hantu bita hakurya iriya hanze kujya gukora cya kintu bita kumetiriza, rero kora subscribe niba utarakora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro by'ivugabutumwa bicaho umunsi ku munsi, aho tubagezaho inkuru z'iyobokamana, ijambo ry'Imana, ubuhamya ndetse n'ikimana iri kubwira abantu bayo ikibashakaho muri iyi minsi, cyane ko turi mu minsi ya nyuma, iminsi irimo kugiye harimo kwezwa k'umugeni kugira ngo Imana izamwishyire adafite ikizinga cyangwa se umunkanyari. Turi hano kugira ngo tubageze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko umwami azajya adushobozwa. Pawulo navuze ngo ishobozwa byose na Kristo uduha imbaraga, uko Kristo azajya adushoboza kandi uko azajya biduha tuzatubigezaho. Ko ijambo ry'Imana ngo ntabwo turi abacu ngo twigenge, ntabwo turi abacu ngo twigenge. Iyo Imana ivuze tugomba kuvuga, turano kugira ngo twumvire Imana, ariko namwe muri aho kugira ngo mwumve icyo Imana ivuga, mwumve icyo Imana ibabwira, iciye muri twebwe, iciye no mu bandi. Muzabona ko ntabwo twe twenyine, kugira ngo twese tuzisange mu bwami bw'Imana. Ngize umugisha rero kubonana n'umukozi w'Imana, profete, umuvugabutumwa, umwite profete, umwite evangeliste, umwite uko ubishaka, kuko Imana ibishimye byose ibinyumuzamo kandi akabivuga akabihanura uko abitegetswe. Ngize umugisha wo kubana nawe rero, Muhire Didier, uraho neza? Amahoro amahoro. Umeze neza? Ndaho. Reka nanjye mvuge gahoro kuko numvise uvuze buhoro. Ni amahoro. Ndashima Imana. Haleluya. Amen. Ongera ngo amen nanone. Amen cyane. Imana ishimwe cyane. Didier, dushimye Imana ko igucira inzira nanone, tukaba twongeye kukubona kwikingura umutima. Yego. Reka mvuge ngo ni ibyiciro kuri twebwe no kuba duteze amatwi bose, cyane ko iyo tukubonye haba hari ikintu Imana ikunyujemo ishaka kugeza ku bantu. Reka tuvuge ngo ubaye uri umuyobozi w'Imana, hari icyo Imana bigiye kubwira abantu. Reka tuvuge ngo wakoze cyane kumvira Imana. Nibyo kuko ubu ivugabutumwa turi kuvuga, navuga ko ari nk'ivugabutumwa riri mu bihe by'amarembera, riri mu bihe bya nyuma, kubera ko abantu bumvise byinshi. Yego. Igisigaye no gushyira mu bikorwa ibyo bumvise. Abantu bumvishe byinshi, ariko se ibyo byinshi bavuze mbere yuko babishyira mu bikorwa barabyakira babishyira mu mitima yabo, cyangwa byaciye mu gutwi kumwe bihinguka mu kundi? Bibiliya yarambwiye ngo iby'Imana birya abarambije, abarambiwe bananiwe, nyine urabyumva bananiwe. Hari abantu bumvise iby'Imana babishyira mu bikorwa. Yego. Hari n'abantu babyumvise rwose babifata nk'ibintu biri aho ngaho, kuko Imana ivuga ibintu bizaba, si kenshi cyane Imana ikunda kuvuga ibyabaye. Niyo ivuze ibyabaye ibivuga imeze nk'iyibutsa abantu ko ibyabaye bishobora kongera kuba, ariko kenshi na kenshi ivuga ibintu bitaraba kugira ngo bizabe abantu baramaze kubimenya. Ubwo niko kamaro k'ubuhanuzi ko tubivuga? Niko kamaro k'ubuhanuzi. Ubundi ubuhanuzi ni icyo ngicyo ubuhanuzi bumaze. Rero kubera ko hari igihe Imana ivuga ibintu bizaba kera, Imana hari igihe ivuga ibintu bizaba kera n'umuntu yabyumva, yabona hashize imyaka 2 bitabaye, akavuga ngo ntago bizaba, ngo barabeshye, ngo abahanuzi barabeshye. Ariko buriya ntago Imana ijya ibeshye. Yego. Ese ibintu byose muhanuye ni ngombwa ko bisohora? Hari ibyo duhanura kugira ngo bisengerwe biveho, hari n'ibyo duhanura bigasohora. Impamvu ni uko hari ibyo mushobora guhanura ari Imana yababwiye, ariko kandi byasengerwa bikavaho. Yego. Ariko mugasigara mwitwa abanyabinyoma, mwitwa ko muri abahanuzi b'abanyabinyoma, muri abahanuzi b'ibibuno cyangwa se abahanuzi b'inda, ko mwavuze bitabwiwe n'Imana. Ni gute umuntu ashobora guhanura ibyo ahanuye bigasengerwa bikavaho kandi akomya kwitwa umuhanuzi imbere yabo yahanuriye? Imana yigeze ibwira umugabo bita Kayini, iramubwira ngo dore ibyaha birimo biritugatugira ku rugi rw'umutima wawe. Hanyuma Gahini akimara kumva ko ibyaha biri kwitugatugira ku rugi rw'umutima we, Gahini iyo yihana, ntago biriya yakoze yagombaga kubikora. Iyo yumvira iryo jwi akihana, agahita asaba Imana imbabazi, akavuga ati ubwo ibyaha biri kwitugatuga, Mana mbabarira.
mbabarira gukiranirwa, mbabarira kujya kure, ibyo ngibyo rwose byagombaga gukurwaho. yego. Ariko Gayini yanga kumvira umuburo, birangira akoze icyo yakoze, aricyo cyitwa kwica umuvandimwe we. Rero iyo Imana ivuze ikintu, yego, iyo Imana ivuze ikintu abantu bakagisengera rwose, icyo kintu gikurwaho kandi kikavaho neza, ntihagire umuntu usigara avuga ngo bimeze bite nuko biba bimeze. yego. kuko nabaga mfite impungenge nkavuga nti abantu benshi bashobora kuzitwa abahanuzi b'ibinyoma, kandi si uko bitari bihari, si uko umuhanuzi atari yahanuye, ahubwo hamwe no gusenga Imana yaraje ibivanaho, kuba gusenga kw'abakiranutsi, kuba gusenga kw'ababyabwiwe, kuba guca bugufi. ariko ugasanga nyine abantu bamwe bavuga ati ko runaka yahanuye ngo ibi bizaba, kuki bitabaye? kuko runaka yahanuye ngo ibi ngo tugiye kubona ibintu, kuki bitabaye? kandi si uko bitari bihari, ahubwo habayeho gusenga, ugasanga biri gucanga abantu. yego. reka tuvuge ngo Imana iguhe umugisha, kandi Imana ibakomereze amaboko. turi mu gihe tumaze igihe gisa nk'aho umwuka w'Imana acecetse mu bahanuzi, aba yatujeho gato, rimwe na rimwe ugasanga hari n'ababigizemo kugira ngo umwuka w'Imana yirukanwe. nubwo umwuka w'Imana atagenda, ariko bamukumiye ati umwuka wera turakwirukanye, nk'uko babandi bavuze ati ntabwo dukeneye kuyoborwa n'Imana, dukeneye kuyoborwa n'Umwami, dushyireho umwami ari utuyobora. ariko ndi kugira numva abahanuzi batandukanye bagenzi bavuga ngo igihe kirageze ngo noneho babahanuzi mwitaga ko bari mu myobo bahaguruka n'igihe cyo kuvuga ku Imana. ibyo bintu bimeze bite? Imana ntigeze iceceka kuvuga. Imana rwose yaravuze, n'ubu Imana iracyavuga, iri kubwira abantu, iri kubaburira, ibwira abantu muve mu byaha, ibwira abantu mureke ibibi, kubera ko buriya nta kindi kintu kibaho, nta rundi rukuta rubaho rutandukanye Imana n'umuntu, ni urukuta rwitwa icyaha. rero iyo abantu bakoze icyaha, ariko bikaba bibi cyane iyo abantu abakiranutsi cyangwa se ari abantu babonekaga mu nzu y'Imana bakoze icyaha, byo biba bibi kurushaho. ubundi iyo ari abanyabyaha bisanzwe, bano bantu basanzwe dusanzwe tuzi, niba umusambanyi ari umwuga wari ubusambanyi, uwo nguwo nyine Imana ibivuga iti nureka ubusambanyi nzakugirira neza. ariko kubona umuntu wari ukijijwe ajya gusambana, ku Mana ni ikintu kidasanzwe, ni ikintu gikomeye, ni ikintu kibabaza Imana. ni nacyo kintu gituma Imana yicuza ikavuga iti iyaba ntari naratanze agakiza kuri uriya muntu, iyaba ntari nararemye uriya muntu. ubwo rero ni ukuvuga ngo Imana na n'uyu munsi iracyavuga ngo abantu nibihane, abantu nibave mu byaha. naho abahanuzi bagiye mu myobo bo, nta gihe abahanuzi batazaba mu myobo, kandi nta n'igihe abahanuzi batazavuga. hazabaho abahanuzi bavuga, n'abahanuzi bazaba bari mu myobo, uko bizagenda kose. abo none se abo bari mu myobo turabita abahanuzi? barimo barasenga. barimo barasenga. bazava bazareka gusenga agiye kugira ngo bavuge mesege y'Imana, ko izo turi kwakira muri ino minsi zivangavanze, harimo iz'abanyerondo, harimo iz'ibisambo. n'irondo riri kugenda ryivanga n'ibisambo, kubisobanura bikagorana. amasega yagiye yinjira mu ntama, yambara uruhu rw'intama, cyese tugize umugisha umuntu agakubitamo ikibuye kimwe kikajwe hejuru kigasakuza, tukamenya ko cyari ikibwa. ko ibintu biri kwivanga, abo bantu bazava mu myobo ryari kugira ngo tumenye ukuri kw'ijambo, tumenye ukuri kw'ikigomba gukorwa. igihe kirimo kiragera kandi kirimo kirasohora. buriya Dawidi niwe njya nkunda gutangaho urugero cyane. Dawidi yabaye igihe kirekire mu mwobo, abaho yihisha Sawuli, abaho arwana n'urugamba rwa Sawuli. ariko hanyuma igihe kiza kugera, Dawidi afata ubuyobozi cyangwa se yinjira ku ntebe y'ibwami, kuko Imana yari yamubwiye ngo uzaba umwami. rero byanze bikunze Dawidi we arimo arambara, cyangwa se mu yandi magambo Imana irimo iratunganya kugira ngo Dawidi yinjire ku buyobozi bwe, ayobore nk'uko bikwiye, kubera ko ntago abantu bazahora mu myobo, ntago Abisiraheli bazahora badafite umwungeri. byanze bikunze ubu ngubu Dawidi ubu ngubu rwose ari hafi cyane. igihe cyo kwima kwa Dawidi kiri hafi. igihe cyo kwima kwa Dawidi kiri hafi. tuvuge ngo imirindi iri kabisa. kandi urabizi ko ibintu bya Sawuli na Dawidi nkunda kubivugaho. Dawidi rwose kabisa, mbese
sawuri natangira arage Sawuli nashaka arage cyangwa ategura ihererekanya ubasha araraga cyangwa atanga ihererekanya ubasha Sawuli ntabwo Sawuli yarekura ubuyobozi Sawuli urabizi ko Sawuli akunda ingoma Sawuli akunda kuba umwami niyo yumvise ko hari umuntu ushaka kuzaba umwami ajya kumurwanya ariko nyine igihe cya Sawuli kirimo kirarangira agiye kuva yumva atabishaka agiye kuva atabishaka ariko aveho nihe message wabwira Sawuli ko twumva Sawuli niwe butumwa wamugenera Sawuli nyine arimo ararwana urwanyuma mbese arimo ararwana rwa rundi rwa ndanze ese uyu munsi Sawuli yakwihana bigakunda akaguma ku ngoma Sawuli ntabwo yaguma ku ngoma byarangiye icyo yakora cyose ubundi nababwiye ko Sawuli yaciwe ku ngoma kandi ingoma ya Sawuli ibyayiranze twagiye tubivuga twarabivuze ingoma ya Sawuli byagiye biranga harimo kwirukana umwuka wera nta mutekano wigeze ubaho ku ngoma ya Sawuli burya ingoma ya Sawuli ntabwo iriho igihe hageze haba umutekano hahoraga vurugu nabwo abahanuzi bagiye mu myobo nibwo abahanuzi benshi birukanse nyine bakurikira Dawidi bavuga ati turimo natwe turahigwa turahanura natwe tugahigwa turahanura natwe tugahigwa rero inshuro nyinshi ni uko nguko bikunda bakatuvana ku ruhimbi yego ariko uko byagenda kose nyine Sawuli agomba kuzava kugira ngo n'ubwoko bw'Imana bworoherwe cyane ko nasomye ijambo ryavuga ngo Sawuli nk'ubundi misiyo yari ahawe no kuza kurimbura abamaleki arangiza araza barokora buriya kandi rega abamaleki hari abantu bumva tuvuga abamaleki yenda bakagira ngo ni abantu nyine ubwo ngubwo bagombaga kwicwa bazira ubusa ariko uyu munsi abamaleki twabagereranya n'ibyaha yego Sawuli yarimitswe ariko yimikirwa kugira ngo ajye mu rusengero abwiriza abantu bihana ibyaha n'ibicumuro bave mu buraya hanyuma Sawuli ageze ku ngoma aho kugira ngo abwire ba bantu bihana ibyaha ahubwo atangira kureba ngo ubwiza bwabo sibyo ngo atangira kureba ngo abagore beza buriya rero igihe cyose Bibiliya niyo yigeze kuvuga ivuga amagambo akomeye umubyeyi mama wa Salomo niwe amubwira amagambo akomeye aramubwira ngo Salomo mwana wanjye ngo ntuzahe intebe yawe abagore ngo kandi ntuzamuhe n'intege zawe urumva ikintu yamubwiye ukuntu gikomeye ntuzahe intege zawe abagore ngo kubera yuko ngo umugore ngo ashobora kugusekera ngo ubone ari mwiza ngo ariko mu kanya akaza kukubera mubi noneho rero Sawuli we agiye ngo mu bintu byose ngo agiye kureba ngo asanga ngo abagore ngo nibo beza ngo hanyuma ngo mu gihe yagombaga kurimbura icyaha ahubwo yimika icyaha nyirizina mu gihe yagombaga kwirukana icyaha ahubwo azana icyaha noneho nyirizina arakiza aragitereka ku ruhimbi aracyerekana ku mugaragaro abantu bose bareba Samweli aramubaza ngo kuwiteka yakubwiye ngo genda ujye kurimbura icyaha n'igisa nacyo none kuki wazanye icyaha mu Bisiraheli umva ikintu gikomeye yakoze uwiteka aramubwira ngo genda urimbure icyaha urimbure n'igisa n'icyaha ahubwo Sawuli we aragenda azana icyaha gitereka ku ruhimbi imbere y'Abisiraheli arababwira ngo nimukibyinirire mu gikomera amashyi ngo dore rwose ibi mbese atangira kwerekana ukuntu icyaha ari ikintu cyiza ngo yerega ngo nagiye ngo nsanga ngo hari abagore beza ngo babyibushye ngo nibo ngo narokoye ngo n'inka ngo zibyibushye ngo zimishishe aramubwira ngo uwiteka ntabwo yishimira ibitambo yego ahubwo uwiteka yishimira umuntu umwumvira none Sawuli utarumviye uwiteka ni gute ashobora kuguma ku buyobozi hari Dawidi n'ibizira yazanye mu itorero n'ibizira yazanye n'ibizira yimitse imbere y'Abisiraheli isi yose igize gute mbese Isiraheli yose ati nimukoma amashyi n'abazaniye abagore babyibushye ariko nyamara abo bagore babyibushye yazanye ni icyaha ni ibigirwamana yazanye mbese ni ibyimura uwiteka reka tubanze twisengere ndumva umwuka wo gusenga uri kurutsaho cyane yego nanjye byo nagiye kubwira Didier reka twisenge Imana reka dusenge Imana ibya Sawuli byo ni uko nguko cyo tuziko nuko Dawidi ari hafi reka dusenge Imana kugira ngo Imana ibane natwe mu kiganiro cyacu Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi taya bini staya Imana itabura uko ibigenza Imana nyiringabo Imana rele sisike bemini tute Imana nyir'ubutware Imana nyir'icyubahiro Imana nyir'ububasha Imana nyir'ubushobozi Imana nyir'urukundo Imana nyir'urugwiro turi imbere y'ubwiza bwawe turakwinginze kugira ngo uzubane natwe tugiye gukora ikiganiro tuvuga ibyawe uzudushyigikire aba ari we wigaragaza urengera abantu bawe
kandi ndakubona Nyiringabo Imana, wambutse n'imbibi z'u Rwanda ugiye no hakurya y'imbibi z'u Rwanda, hari icyo ukoze kuko uri Imana ikomeye kandi nyakubaha Imana, umugambi wawe ni muremure. Urakoze ni mu izina rya Yesu, amen. akantu ngo Imana yambutse mu imbibi z'u Rwanda ntabwo byumvishe neza. Nabonaga Imana iri kwambuka igenda iva mu Rwanda, oya igiye kugira ibyo ikora mu bantu bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Hari igihe uba uri gusenga ukagira iyerekwa, ukagira nk'iyerekwa ukajya kubona ukabona Imana nyine, ukabona umugambi w'Imana urambutse, cyangwa se ukabona umugambi w'Imana uragutse. wabibonaga gute? wabibonaga gute? Nyine nabonaga Imana ifite akazi, iri mu kazi. mbona irambutse nyine, urumva, mbona iragiye gutya, ariko akazi k'Imana nyine nabonaga gakomeje. ni keza, ariko n'ibyakwagira si ni byiza. Nabonaga Imana hari abantu igiye kurengera, nabonaga hari abantu Imana igiye kurengera batari mu Rwanda, ariko nabonaga hari abantu Imana igiye kurengera, ariko nyine bo hakurya. Nyine urabona ibihugu tuba duturanye byo hirya no hino ku yindi migabane, nabonaga nyine Imana irimo igenda. Yego, mwese umugambi w'Imana wagutse. Yego, Imana igumugisha Didier, Imana igumugisha ku isengesho ryiza udusengeye. Tugiye kwinjira mu butumwa Imana yashyize ku mutima wawe, ariko mbere ko tubwinjiramo wari kutubwira ati ibya Sawuli nabivuze kera, mbabwira n'iby'Imana ikimujijije gigiye gutuma Imana imukura ku ngoma ikayiha Dawidi wiberaga mu ishyamba. Wajya ubisobanura kenshi mu biganiro byatambutse, abantu baza kujya kuri Kingura Umutima ndetse n'ahandi baragenda babisanga, wagiye utanga ibiganiro kandi byagiye bisobanuka. Didier, uri umwe nyine wagiye uhanura kuri iyo ngoma ya Sawuli, uri mu bantu ba mbere bayivuzeho. Sibyo ko nyine ubuhanuzi bukunda kuza buri mu marenga, ariko bivuze bagenda bumva ko hari byabaye. Ariko mu minsi ishize bavuga ati hari ibindi bintu Imana ikoze. Njye nabonye insengero zifungwa, nabonye guma mu rugo, nabonye ibyorezo, ariko tugiye haciye gato tubona insengero zirafunzwe. Ibyo byabaye mu buhanuzi bwawe bwasohoye. Ariko uyu munsi ikintu kivuga ngo Imana iragarutse, ije gukoropa, ije gutunganya. Ibi bintu noneho bimeze, Imana iracyabonamo utuntu mu bantu. Imana utuntu ntabwo twabuze, ahubwo ngewe ubu ngubu ubuhanuzi mfite. Ejo bundi Imana yampaye iyerekwa, nagiye kubona mbona haje ikindi cyorezo. Nabonye haje ikindi cyorezo, narabivuze kuri Kingura Umutima TV. N'ubundi nabonaga abantu bari muri stade, nabonye abantu bari muri stade ari benshi cyane. Ngiye kubona mbona icyo kiraje, cyafashe umugore. Mbona umugore kiramufashe, kikimara kumufata yari yicaye nk'uko nicaye ku ntebe. Kwicara biranga, kwicara bimaze kwanga, amanuka gatoya ashakisha uburyo yahumeka, yageze hasi yamaze gupfa. Arwana n'umwuka, mbona arwanye n'umwuka wa nyuma, mbona birarangiye. Mbona mbandagiye ngeze ahantu hari abantu benshi cyane, nka kwa kundi abantu bicaramo nko mu kabyiniro cyangwa mu kabari bari kunezerwa. Ngiye kubona mbona kinjiyemo nabo, mbona kirabafasha. Cyo nabonaga kifite uburyo kicamo buteye ubwoba. Rero ndi kuvuga ngo muri iyi minsi ntago iyi si yacu ifite umutekano. Iyi si yacu ntago ifite, nimushaka mu byemere cyangwa mu byange, ariko iyi si yacu ntago ifite umutekano. Kandi twe tubona umutekano uhari. Mwebwe muri kubona umutekano. Kuri uwo mutekano ni iki? Umutekano burasa kugira uburyo buki umuntu aba afite ubuzima muri rusange, abona nta kibazo afite, ibintu byose ari kubibona hafi. Ariko nta mutekano turi kubona. Iyo twinjiye mu mwuka nta mutekano turi kubona. Mwe mushobora kuba mubona umutekano ku isoko muhaha murya nta kibazo, ariko wibuke ko ushobora kurya abandi batari kurya. Ibyo ni ibisanzwe mu bantu. Ushobora kububona uri kuryama ugasinzira nta ugutoborera urugi, yenda wowe iwawe ntibarutoboye ariko kandi barutoboye. Ibyo ni ibisanzwe mu buzima. Ibyo ni ibintu bibaho mu gihe abantu bose bariho. Ariko noneho hari umutekano w'abantu cyangwa w'isi muri rusange. Isi nta mutekano ifite. Yego, isi nta mutekano ufite. Niyo mutekano uvuga ngo
hagiye kuzaba inzara y'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana byo icyo kiri ukwacyo, ndetse n'uyu munsi wa none inzara y'ijambo ry'Imana irahari. Kuko ubu ngubu kugira ngo uzabone umuntu ukubwira ijambo ry'Imana riva mu ndiba y'umutima wasenze ni bake. Abenshi bari kuvuga Imana babonye bavuye gusambana, abenshi bari kuvuga Imana babonye bavuye kwiba. Ya yindi babwiye ngo Mana ngo dushyigikire ngo tugiye kwiba runaka, ngo hanyuma rero ngo dushyigikire ngo biriya bintu bye tubinyage bikundi. Yarangiza akaza akakubwira ngo nabonye Imana ngo ejo bundi ngo natsindiye miliyoni. Yatsindiye miliyoni yishe umuntu. Ubwo ngo arimo aravuga Imana. N'ubundi inyota y'ijambo ry'Imana, wa muntu ukubwira Imana yabonye iva mu ndiba y'umutima we, na n'uyu munsi iyo nyota yo yaratangiye, inyota irahari. None ni gute umutekano muri kuvuga uzaboneka gute? Umutekano ugomba kuboneka abantu basenze. Ariko kandi nanone ndi kubona gusenga byo ni ingume. Ibyo ngiye kwaza ni gusenga n'abishoboka. Gusenga ni ingume. Gusenga ni ingume. Gusenga abantu benshi birimo birabananira, n'ubigerageje arabigerageza bikamunanira kubera imbaraga nyinshi ziri gukoreshwa n'abantu barwanya gusenga. Ese gusenga ni ingume biraterwa nuko zimwe amwe mu madini cyangwa se zimwe mu nsengero zaba zifunze, cyangwa ni ibiri mu bantu? Njye navuga ko ari nk'igihe kigezweho. Niyo viziyo navuga ko ari igihe kigezweho. Ni ukuvuga ngo habayeho igihe abantu bakunda Imana, ariko uyu munsi wa none hagezweho igihe cy'abantu banga Imana. Ariko Bibiliya yarambwiye ngo nimuyishakane umwete muzayibona. Nimuyishaka mukayishaka mubishaka mukayishaka mubikunze muzayibona. Ariko kugira ngo muzayishake muyishakane umwete, nuko muzaba mwamaze kumenya imirimo yayo itangaje yagiye ikora. Rero ntago abantu bari gushaka kugira ngo bumve imirimo itangaje Imana yakoze. Oya, barimo barashaka ibintu byihuse, kuko iby'Imana nababwiye mu gutangira ngo birya abantu barambije, kandi abantu ntago bashaka kurambya. Abantu barimo barashaka ibintu byihuse bitewe n'ubuzima. Urabona muri iyi minsi ubona ibintu byose byabaye iterambere. Yego. Urabizi kera mu bihe byashize buriya ibishyimbo barabitekaga bikamara nk'amasaha 3 ku ziko. Uyu munsi haje iterambere, haza amagaze, haza ibintu by'imiriro by'iki bya resho. Niba ari resho sinzi ukuntu numvise babyita abantu bize ngo ni amaresho. Ubwo rero iyo bashyize kuri resho urumva ni iminota. Rero ashaka no gusenga, asenge nk'uri gusenga kuri resho. Ari ni resho harya ni banza mubyita resho. Ni ukuvuga ngo no gusenga bibe nk'umurabyo wo kuri resho. Yego. Ako kanya akubiteho isengesho, niba ari $1 rihite riza. Kandi ibyo bintu ntago Imana ishobora kubyemera. Niritaza ajye kwiba. Ntago ibyo bintu rero bishoboka. Ahubwo igikwiye nuko abantu bemera bakumva ijambo ry'Imana, bamara kumva ijambo ry'Imana bakumvira Imana, ikaza ikabagirira neza. Imana ikabatabara, Imana ikabarengera, Imana ikabakomeza, Imana ikabaha gukomera. Mu yandi magambo bakabona Imana, bakabona ineza y'Imana n'imbabazi zayo. Ese kubera abantu bari gushaka ibyihuse, niyo mpamvu turi kubona witwaga umukozi w'Imana uyu munsi twemeraga twabonaga afite ubuhamya buzima, ejo dusanga yahindutse ukundi kuntu. Aho twatangiye kubona bamwe ba pasteri twari tuzi babwiriza ubutumwa bwiza, bakabaye intangarugero. Reka tuvuge guke bakabaye intangarugero. Uyu munsi inzego zifite ububasha zifata ngo zirabafunze kubera ngo kwambura. Kini gisebo. Ubundi ibyo bintu byaje ryari kugira ngo umupasiteri avuge aregwe kwambura. N'uyu muvuduko ni ukuvuga ngo wowe urasigara inyuma. Uyu muvuduko uriho, ubundi umuvuduko uriho uri gusaba ko abantu bagendana nawo. Iri terambere gusaba ko abantu bagendana naryo. Niba usenga biragusaba kugira ngo ugendane n'umuvuduko w'iterambere ririho. Rero uko twavuze ko umuntu ashyira ibishyimbo kuri resho ku minota 30 bikaba birahiye, ari gushaka ko niba asenze mu gitondo agasengera imodoka, nimugoroba ya modoka iba yavuye Dubai ikaba yamugezeho, kuko ari igihe cy'iki, ari igihe cy'iterambere. Kandi ibintu by'Imana bigenda pole gake gake. None rero akavuga ati jye sindi bukomeze gutegereza, ahubwo reka nkwereke
reka nce inzira zanjye ariko cya gisubizo mbese gihita kiza ako kanya. Ubwo ako kanya uba utandukanye n'Imana. Niba mushaka kugira ngo mugendane n'Imana nimukore iby'Imana ishaka. Yego niba dushaka kugira ngo tugirane n'Imana dukora iby'Imana ishaka. Mukore iby'Imana ishaka. Ndabona nje mbona nanone mu bantu bitwa abakozi b'Imana bo biye kugenda bananiwe niba bita kuba inyangamugayo, niba bita gutegereza kugeza ubwo umuntu ashunze uyu munsi kandi yari kuzarya ariko ku mugoroba akajya gutema igitoki cya muturanyi we kuko inzara imurembeje kandi ejo ari gutaga kandi ugiye kuyiteba niwe akabaye intangarugero zo kubwira abantu ngo nyabona mwihangane, ubwaga abantu ngo ihangane ejo uzarya. None inzara imwishe rimwe biramunaniye ku mugoroba agiye gutema igitoki cy'umuturanyi. Abantu twavuga ngo nanone bihangane hari. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo gukiranuka niki, gukiranuka burya ni imibereho n'ubucuruzi bwunguka budahomba, harimo ibyo kurya ibyo kunywa ndetse n'imyambaro, bene data muze dukiranuke. Urumva? Gukiranuka ni imibereho ni ubucuruzi bwunguka butagize gute budahomba. Ibyo kurya birimo, imyambaro irimo, ni muze dukiranuke. Nta gukiranuka rero kugira ngo uzagaragaze kukiranuka nuko uzahura n'ibintu bikugerageza ariko bikaba ngombwa kugira gute ko wihangana. Nta kindi kintu gishobora gutuma cyagusubiza inyuma iyo ukiranuka ugerageza kwihangana. Ibibazo byose ukabyihanganira. Yego nuko bimeze. Dusaba abantu wenda bongere bige kwihangana bundi bushyashya kuko kutihangana bihemuje benshi cyane rwose. Kutihangana bihemuje benshi kandi byambuye ubunyangamugayo benshi. Katwibutsa abantu yuko iyo amazi iminsi atagira yorwa. Ntago ayorwa kandi ngira ngo ubu ngubu dushatse twagana no ku musozo tugasenga. Tugiye kuganaho. Tugiye kugana. Ahasigaye ibyo batumvise aka kanya bazakomeza bagenda babyumva kuko ibiganiro byacu byo nakagaruka. Ni byinshi. Didier reka ntago wagenda ntago wahaye umwanya urane nawe wihariye cyane. Reka ngwe nk'iminota nk'ingahe wakoresha umwe wakoresha ibiri wakoresha 5 ugiye ikindi wongera ibyo twavuze byose use nk'ubifata ubikurotira ahantu ubitanga biri muri package biri mu gapaki neza kugira ngo umuntu bimugereho nta kimucitse ubunuza kwita dusenyera n'Imana. Nikareba ijambo ryanze kumvamo rindeberera muri Yobu 28:28 maze bwira umuntu iti maze Imana ibwira umuntu iti dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ese ntiwize kaminuza? Harya bya bintu bajya kwiga hanze babyita kudogitora, babyita ngo kugira gute ngo kumetiriza. Bya bintu byitwa metirize. Aho ntiwize metirize ukabuzi ko wahashye ubwenge bwose bushoboka ariko ukibagirwa ikintu bita kubaho Uwiteka. Ubwo nibwo bwenge washigaje. Maze Imana ibwira umuntu iti dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Bivuze ngo umuntu uri mu byaha nubwo yaba yaragiye hariya ahantu bita hakurya hanze kujya gukora cya kintu bita kumetiriza, nubwo waba warametirije ariko uri mu byaha imbere y'Imana urinjije. Reka twisengera Imana. Niba mushaka kujijuka nimwubaha Uwiteka, niba mushaka kujijuka nimwumvira Imana. Ikindi Imana izabakorera ibyiza ibyo yagambiriye kubagirira n'ibyiza ntago ari bibi. Imana ibaha umugisha. Amen. Isengera Imana. Mana data mu izina rya Yesu uri nyir'ubutware n'ububasha n'ubushobozi, ufite imbaraga nyinshi, ufite icyubahiro no gukomera. Ngwino bane n'ubwoko bwawe ubagirire neza, ubarengere kandi ubatabare. Imbabazi zawe zigaragare ku bwoko bwawe. Urakoze ni mu izina rya Yesu. Amen.